Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 7 umurongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo ariko bene data ibi ni byo mvuga yuko igihe kigabanutse uhereye none abafite abagore bamere nk'abatabafite kandi n'abarira bamere nk'abatarira n'abishima bamere nk'abatishima n'abagura bamere nk'abatagira icyo bafite n'abakoresha iby'isi bamere nk'abatarenze urugero kuko ishusho y'isi ishira. Turi kumwe? Icyo nicyo Bibiliya ivuga kuri status yariyo yose waba urimo. Kiri kumvikana? Nta kindi ndi burenzeho. Keretse niba kitumvikana. Veno icyo tumvishemo ni iki? Aha. ngo uhereye none afite abagore bamere nk'abatabafite. Yego. Ubwo se tugiye n'ubuzima busanzwe bajya no kwipresenta twabona imisingo kandi ufite n'umugore. So, ubwo ikintu gikurikiyeho ni impamvu ituma bamera gutyo. Igihe kiragabanutse. Hanyuma ku musozo w'iki gika ngo kuko ishusho y'isi ishira. So, icyo nshaka kuvuga ni iki? Ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri status yariyo yose waba urimo. It's not permanent. Turi kumvikana? So bivuze iki? Bivuze ko n'umuntu ufite igihe cyose mu rushako cyangwa n'umuntu watinze gushaka rwose akaba muri singleness akayibamo ashaka gushaka ariko bikanga akabibamo imyaka y'ubuzima bwe bwose, icyo gihe yabimazemo na gatonyanga mu nyanja. Ushobora kumva yo birababaje biteye agahinda, nibyo koko birababaje. Kuba ushaka gushaka ntubibone birababaje, ariko igihe cyose uzabimaramo na gatonyanga mu nyanja ubigereranyije n'iteka ryose. Bivuze iki rero? Nicyo Pawulo ari kuvuga hano. Ubwo rero igihe kigabanutse gutyo, nimpagarara nkubaka ubuzima bwanjye kuri iki kintu cyitwa gushaka, mbizi ko ari agatonyanga mu nyanja. Nuhagarara ukubaka ubuzima bwawe kuri iki kintu cyitwa kuba ingaragu, ubizi ko ari agatonyanga mu nyanja, nta bujiji buruta ubwo ngubwo. So icyo Bibiliya itubwira ni ukuvuga ngo noneho ubwo tumenye ibyo ngibyo rero, ne kugenda nirata ngo ngewe narashatse kubera ko ako ni iki? Ni agatonyanga mu nyanja. Nicyo Bibiliya igaruka ikavuga ngo uwirata so bivuze iki? Bivuze ko hari ibindi bintu by'agaciro birenze kuba uri single, birenze kuba uri married. Hari ikintu kirenze ibyo ngibyo. Ikintu kirenze ibyo rero ni iki? Ni ukunezeza Kristo. Ni ukubaho kubw'icyubahiro cy'Imana. Ni ukubaho kugira ngo inkuru nziza yuko Yesu yapfiriye bose, kugira ngo abariho be kongera kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwabo bapfiriye akanabazukira. Iyo nkuru nziza yamamara ahantu hose, kubera ko iyo nkuru nziza ituma abantu babaho iteka ryose, itanga umusaruro w'iteka ryose. Turi kumwe? So icyo kintu kikaba ikibanze. Ibi bivuze iki? Bivuze ko kuba uri single nibikubuza kuberaho
kugira ngo izina rya Kristo ryamamare. Ngo nuko uri singo, ngo nuko ugize gute, singonesi yawe izaba yapfuye ubusa. Kuba uri singo nubikoresha kugira ngo izina rya Kristo ryamamare, nta kintu na gito uzaba wahombye. Nicyo Bibiliya igarukaho. Nicyo Yesu yabwiraga abantu, ababwira ngo hariho inkone zabyigize kubw'ubwami bw'Imana. Hari abantu babirebye bakavuga ngo ya reka mbe ndetse gushaka mbanze mbwiriza ubutumwa bwiza na hariya, reka mbe ndetse gushaka mbanze nkuru uyu mushinga kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza. Nta cyemezo cyiza kirenze icyo. Kimwe nuko hari abantu uyu munsi barimo bahirimbanira gushaka kubera ko azi inyungu zirimo z'ubwami bw'Imana. Niba uri guhirimbanira gushaka nta nyungu z'ubwami bw'Imana zirimo, cya kintu twavugaga cyitwa guhuza intego, hanyuma intego yawe ukayishyira munsi y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, sibyo? Niba icyo ngicyo atari cyo kigushishikaje, ubwo se twabivuga ngo iki? Hari iminsi iba yajeho igihu murakizi, kwa kundi hanze hose haba habaye umweru. Iyo ubireba biri hariya ugira ngo ntabwo uri bubinyuremo, uzi ko ubinyuramo nkaho nta kintu gihari, hanyuma wahindukira inyuma ukabona birahuzuye. Kugera ubigezemo ukabona nta kintu gihari. Ni nkuko iyo ureba mu kirere ibicu ubona ari ibintu by'ibitangaza, ubona bimeze nk'imisozi bigize gute, ukagira ngo ni ikintu gifatika. Ariko iyo ukigezeho muzarebe indege inyuramo gutya nkaho nta kintu gihari. Wagize ngo se uvuye mu ndege ugahanuka bya bicu byagutangira? Wanyuramo nkaho nta kintu gihari. So umuntu rero urimo guhirimbana ngo ndashaka gushaka nibwo nzabona umunezero, agashaka kubaka urugo nta nyungu z'ubwami bw'Imana ziri muri uru rugo, adashyize imbere kugira ngo izina rya Kristo ryubahirwe muri uko gushaka kwe, ni nk'umuntu ushaka gufata igihu. Ni nk'umuntu utegereje ngo ningwa ku gihu kirantangira, cyangwa nugwa mu mazi aragutangira, ucamo nkaho ntayahari. So iyi nama yo kugira abashatse n'abatarashaka n'abari kubitekerezaho n'abo bihangayikishije bavuga ngo bizagenda gute, ngo bizagenda gute, abafite abagore biravuga ngo bamere nk'abatabafite. Yewe n'umuntu urira ufite agahinda amere nk'utagafite. Ibintu byose bikwiye guta agaciro, tugahirimbanira ikintu gifite agaciro, kuko guhangayika kwawe, kubabara kwawe nta gatonyanga mu nyanja. Kubabara ubabara nonaha nta gatonyanga mu nyanja, kuko hari iteka ryose rigutegereje. Nicyo Bibiliya ivuga kuri wa mukire wari uturanye n'umukene witwa Lazaro. Yabayeho ubuzima bwanezerewe, bukeye ngo arapfa, akajya atabaza ngo mbabarira ngo hagire umuntu uzuka ngo ujye kubwira bene wacu, kubera ko igihe cyose yabayeho anezerewe nta gatonyanga mu nyanja ubigereranyije n'umuriro utazima. So kuba uri singo, kuba uri gusacinga, kuba ugize gute, ibyo bintu naba ari byo ushyiraho umutima, bikakubuza kubaho ubuzima bwubahisha Kristo, bikakubuza kubaho ubuzima butuma inkuru nziza y'agakiza yamamara. Urimo urahombera Imana, iyo mpano Imana yaguhaye yo kuba uri singo, uri kuyipfusha ubusa. Niba uri singo ntabwo uzahora uri singo. Umwanya ufite, amahirwe ufite yo kuba wasura abantu, amahirwe ufite yo kuba waryama ugasinzira bugacya, ntabwo uzayahorana. Uzabaza abantu bafite impinja, agira ngo agiye kuryama umwana agakanguka.
So ntabwo rero ayo mahirwe ufite yo kuryama ugasinzira bugacya uzahora uyafite. N'uyu mubyeyi ntabwo amahirwe afite yo kuvuga umwana kumva azahora ayafite. So icyo ufite none aha ngaha kibyaza umusaruro w'iteka ryose. Ndashoje, murakoze. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku rushaka.rw nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.